Nguhaye ikaze nanone wowe kuri iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nge nitwa Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku nsigamugani, imvuga abanyarwanda bakunda gukoresha bataka imuhana burya kaza imvura ihise. Ese imvuga ikomoka hehe? Ako kimuhana ni agaki? Imuhana ho ni hehe? Ese bihuriye he no guhita kw'imvura? Amateka yayo mbese ni ayahe? Ni iyihe mbona imvano byayo yaje ite mu banyarwanda? Burya rero nibyo ngo umugani ugana kariho, kandi burya ngo nta jambo abakuru bapfa kuvuga ngo rihere, cyane ko burya ngo umukuru upfuye aba ari nk'inzu y'ibitabo ihiye. Iyi migani rero y'imigenurano, izi mvugo z'ubahanga ndetse n'inganzo y'ubusizi no kugenura ibintu mu magambo ahishe, akenshi usanga zigisha abato n'urubyiruko ibijyanye no kuvuga bazimiza, ariko bagatanga ubutumwa abandi bashobora gusigura nyuma bakaza gusobanukirwa neza icyo bavugaga, maze bakarushaho kugira nyine uburyoza mu kuvuga ndetse no kumenya gutanga amakuru bakabigisha. Nibyo koko rero ngo umugani ugana kariho. Ubundi uyu mugani tugiye kuvugaho uyu munsi wakomotse ku mwami Yuhi Gahindiro, umwami w'u Rwanda ahagana mu mwaka w'1800. Hakaba rero harimo impamvu ebyiri cyangwa se inkuru ebyiri zikomokwaho n'uyu mugani, iyi mvugo nyine ya Gahindiro. Hakabaho abana be bagiye kwiba ibyo kurya, imvura iguye bikarangira banaburaye kubera kubura inkwi zo kubitekesha. Nyine urumva imvura yari yaguye ntibabona uko bajya gutashya, ndetse na nyirasenge w'uyu Gahindiro wamubwiye amagambo yo kumurerega, yanga kumuha ibyo yaramukeneyeho, akamubwira ko azabimuha imvura ihise, wari utuye aho ngaho nyine imuhana. Reka byose tubyumve mu buryo burambuye. Ubundi kuvuga ngo akimuhana kaza imvura ihise ni imvugo abantu bakunze gukoresha iyo umuntu abonye ikintu yari akeneye akakibona mu mpitagihe, n'ubundi atakigikeneye, icyo wenda yari akeneye cyarangiye, cyangwa se n'ubundi byamaze kuzamba ntacyo icyo kintu kikimumariye. Ubwo rero nibwo bavuga bati akimuhana kaza imvura ihise. Aho nyine baba babigereranya nk'aho umuntu wenda baba bamusezeranyije ubufasha runaka, nuko imvura ikagwa igatuma batabumugezaho, maze yabona guhita bakaba aribwo bamuzanira, kandi ntacyo bukimumariye kuko wenda icyo yari abukeneyeho cyamaze kurangira. Ni ijambo rero ryadukanywe bwa mbere n'umwami Yuhi Gahindiro ari Isheri na Butera, Irunda na Gihara, mu Rukoma Igitarama hano mu Rwanda rwose hariya ubu ngubu ni muri Muhanga, ahagana nyine mu 1800. Bino nari nigeze kubigarukaho. Icyo gihe rero atuye aho ngaho Igihara, we yari afite abantu benshi mu rugo rwe. Urumva umwami yagomba kugira ahantu hamugaragiye, abagaragu, abaja, abana n'abandi. Bigatuma rero afata umugenzo wo kuzajya arazenguruka urugo rwe, nubwo yari asanzwe afite abarinzi nk'umwami birumvikana. Nuko rimwe agiye kuruzenguruka hagwa imvura nyinshi cyane, bituma atabasha kuzenguruka urwe rwose, ariko imvura imaze guhita noneho arahera ko ararugendagenda areba mbese ahantu hose. Nuko ahura n'abana mu babaga iwe, hari abantu benshi bavuye kwiba ibishyimbo byo gutonora ndetse n'ibihaza byo kugerekaho. Bari bagiye kurya ibitonore. Ku bantu babizi nk'abahinzi badukurikiye cyangwa se abakomoka mu byaro, ibitonore baba babizi cyane. Ni ibishyimbo bibisi bitaruma, abantu batonora bakabirya ari bibisi, mbese nk'urunyogwe rw'amashaza, nabwo abakuru badukurikiye bararuzi. Umwami rero akubise amaso abo bana, niko kubabaza ati murava hehe? Banga kumuhisha, baramubwira bati tuvuye kwiba. Ati se mwibira iki ko mu rugo rwanjye nta kibuze? N'iki cyabatera kwiba abana banjye? Baramusubiza bati ubuse niba nta kibuze mu rugo rwawe watwereka umurima ungana urwara byibura wahinzemo ibi ngibi tujya kwiba. Nuko umwami yumva nibyo, arabihorera baragenda. Ariko bageze mu rugo ngo twigeze kubikomozaho, kubera imvura yaguye babura inkwi zo gutekesha ibyo byibano, nuko n'ubundi ntibyababuza kurara ubusa. Mu gitondo rero umwami Gahindiro atumizaho abanyagihara n'abandi baturage bari begereye muri ako gace, maze bose abatuma amasuka. Bayazanye rero niko kubajyana muri ka gace, ahahingisha umurima mwiza cyane, wari uw'umuremure ukagera mu gikombe kiri hagati ya Sheri
ndetse na Nyagasozi. Uwo murima awita Rwangambibi. N'ubu ngubu icyo gishanga kiracyitwa gutyo kubera iryo zina Yuhi Gahindiro yahahaye ubwo nyine yari amaze kuhahingisha umurima. Maze uwo murima rero bawuteramo ibishyimbo n'inzuzi n'isogi, birakura birera. Maze umwami ategeka abana bo mu rugo rwe bamwe bigeze kwiba ibishyimbo kera kujya batora ibyo bishyimbo bagatonora, bagafata isogi, bagafata inzuzi, bagasarura nta kibazo, kugira ngo bareke ibintu byo kujya bararikira ibitonore by'ahandi byatumaga bajya no kubyiba. Nuko abana rero si ukubabwira, nabo babyumva nk'ejo, birara mu murima, bashira inzara, bashira rwose ipfa. Buri uko bakeneye ibitonore bakabifata, buri uko bakeneye inzuzi bakazifata, ndetse buri uko bakeneye n'isogi bakazisoroma. Rero abana aho bamariye kurengwa wa murengwe ngo uryana kurusha inzara, nuko Gahindiro arabazana, arabateranya, bahuriza hamwe, abona barishimye, baratobagiye kandi bameze neza. Maze arabaza ati ese bya bishyimbo nabafatanye mwibye ntarabitetse? Bati ntabwo twabitetse, imvura yaguye ari nyinshi tubura inkwi tubirarana ubusa. Nuko umwami araseka arabwiterega abana banjye, burya kimuhana kaza imvura ihise. Ati se ubu ko imvura igwa hari ubwo mwari mwarara ubusa? Batoya. Nuko ati nimujye mwihingira ibyanyu rero musorome imvura itaragwa, kandi ninagwa mutonorere mu nzu mutekere igihe, ntimuzaburara imvura yagwa itagwa. Iryo jambo rero ngo akimuhana ubundi ni izina nanone uyu mwami Yuhi Gahindiro yari yarahaye umurima yihingishirije i Murinja ho ku Mayaga, aho Nyirasenge Nyiraminoga ya Gihana cya Rujugira yari amaze kumwima amasaka n'uburo byo kumaza urubanza mu gihe cy'imvura. Nuko akigira inama yo kwihingira ibye muri uwo murima. Aho kubimuha rero, uwo Nyirasenge yamutumyeho ati dore ubu ni mwitumba nta bantu nabona bo kungira mu kigega bafite ibyondo ku birenge, sinshaka ko banyanduriza imyaka. Umunsi imvura yahitutse uzaze nguha amasaka rwose n'uburo, maze wimarire urubanza. Urumva ko nawe yari amutebye kandi amuhakaniye mu ibanga, mu mayeri ndetse n'ibinyoma, kuko ntabwo yari gutegereza itumba ryose ngo ari bwo azamara urwo rubanza. Gahindiro rero yumvise ayo magambo asanga gutega ibizava imuhana aho ngaho nyine kwa Nyirasenge atari byiza, maze yihingishiriza umurima w'ikiyagamure urangije Murinja yose awita Kimuhana. Iryo zina yawise ni izina yashakaga nko kugenura ashingiye kuri ya magambo Nyirasenge yari yaramubwiye no kumurindiriza kugira ngo azamuhe uburo n'amasaka yari akeneye ngo ari uko imvura ihise. Nakawuteramo imbuto zose uwo murima yifuzaga, maze izo mbuto akaba yarazihawe na Mirenge wo ku Ntenyo, cya Kimenya bose twigeze kuvugaho mu biganiro byacu, wari umutunzi cyane. Muramwibuka, twamukozeho ikiganiro mushobora no gusanga kuri channel yacu. Uyu rero Mirenge yari atuye aho ngaho nyine, ariko akaba yaraturutse i Murera agatura mu Nduga aho ku Ntenyo, aho yagabiwe na Nyiramibambwe Nyiratamba, nyirakuru w'uyu Yuhi Gahindiro. Kuko rero uko nawe yaje guha imbuto umwuzukuru we, burya uwakugabiye nawe uramwitura. Ni nk'abanywanyi nabo twagarutseho babaga bafitanye igihango. Kuko rero ako kimuhana kaza imvura ihitse n'icyo bisobanura, nuko iyo mvugo yakwirakwiriye mu Banyarwanda. Burya umwera uturutse bukuru kwira hose, kandi imbyino nyir'urugo ngo ateye niyo wikiriza. Umwami rero akaba nyir'u Rwanda, urumva ko imvugo yadukanye yasakaraga hose nta kabuza. Kuri ubwo rero iyo abantu babonye umuntu yamanjiriwe ategereje ubufasha runaka buva ku bandi abasaba, nibwo bamubaza bati ariko se nk'ubwo niki kiguteye kwirakaza, iki kiguteye kumanjirwa bene ako kageni, ntaho utazi ko akimuhana kaza imvura ihise.